nabonaga Imana ikwicaje mu iduka rinini cyane, kabona urashora amafaranga ukajyana kurangura, nimo ndareba ukirigwa wicaye mugashakisha amafaranga ko abantu baza bakabitwara bikanga. Ntubeshe ndakunda kuza Dar es Salaam nkazana umuzigo waraguye mu iduka, umwaka wose uraheze ntabakiriye bageri wanje. Uyu mugoroba Imana irambwiye ngo urugendo wavuye Burundi ukaza hano gusenga Imana. Imana irambwiye ngo nikije muri business ugiye gukora waguke. Imana iguhaye abakiriye kubera ko nuwazaga kukubaza ikintu ntiyagaruka. Yagenda agiye ntiyagaruka. Yagenda agiye ntiyagaruka. Ikiganza cyangwa usengera Imana. Jehova Rafa, ndasengera kino kiganza cyawe, ugende ukore business waguke, ubuzima bwawe bugende buhinduke, iterambere ndarihamagaye. Nelon de l'estidra, Imana irambwiye ngo igiye kuguhereza abashoramari benshi mugiye gukorana, ugiye kujya uranguza ibintu bitandukanye, kandi Imana irambwiye ngo yumvishe gusenga kwawe. Igihe cyose Imana ivuganye nawe, mbwira uwo muntu muri Kongo jya ugenda hafi y'aho Imana yavuganiye nawe. Niba ukwemereye akazi mu gitondo byuka, urabyuka saa 8 ngo akazi nk'Imana izakama, ni ukuri ko Imana uzarinda upfura umushomeri. Wowe Imana ikwemereye imyenda ngo Imana izanyambika ngo ubu mu ndeba, nutajya gupagasa uzarinda wambara ubusa, Imana bayituke kandi yaravuganye nawe. Bwira uwo muntu muri Kongo igihe cyose Imana ivuganye nawe haguruka ujye gukora. Iyi Imana ikubwiye ngo ikurinze inyatsi, ikintu cya mbere ukora uragwara, ikarinda umugore wawe kugwara, abana bawe kugwara, business yawe ikagenda, intambara zose ikazihagarika. Naho ni wicara ngo bizaza, ye baba we. Umusore araje bwa mbere ngo si wowe yavuze, uwa kabiri ngo si wowe, abasore bari hano ngo ariko ngo profe ngo Imana izampumuga. Abo bakobwa mwicaranye baturutse ntayerekwa mugira, warangiza ukiri guri gusara ngo profete ngo dufata yitatu ngo Imana imbishurira umugore. Tereta nakwanguje na ka Kigali barahari. Uwiremera nakubenga, uwa Nyabugogo ntazakubenga. Uwa Nyabugogo ni byanga jya Kabuga, uwa Kabuga ni byanga jya Musanze, i Musanze ni byanga jya Cyangugu. Hari igihe muzahurira iyo ngiyo. Kwiriga urusha abahanuzi ngo bagusengere warasaze, nta marangamutima ugira wowe. Kazagira umuntu ongera kumbwira ibyo bintu. Mugira amarangamutima, mujye mutereta munateretwa. Ngo nsengera, ntabwo wowe tukunda, ntabwo uteretwa. Ngo profe ngo ndebera aka kazi, ngo njye kudepoza, ngo ahangaha bampamagaye ngo cyamba mbere wajya ukadepoza ko n'Imana yahanyura. Ngo ariko se ko gahemba makeya. Imana ikorera mu bintu bisuzuguritse kugira ngo bazabone ko ari Imana. Uretse abantu twasenganye, ababyeyi muhaguruke mwihangane, mama tate mushumbi ihangane uhaguruke. Murimo murareba aba bamama, murimo murabareba. Uretse abantu twasenganye, uyakeneye uruganda rw'akawunga, uyakeneye agafuka ko kurya nibura kakawunga uyu munsi, ari kubwira Imana ngo Mana ngiye numpa nibyo ndagira ijoro nzagushima forever. Uyu nguyu ari kubwira Imana ngo Mana umpaye igipangu nkajya ntamu ubukode bukarangira, nibura nkabona n'akazi kazajya kampembe 300 nagushima. Abangaba n'indi Imana ibanza gusubiza. Uyu wo hagati ngira umuntu muri Kongo impamvu watinze mu butayu ndayimenye, mwicarire. Ngiye guhindura isengesho, mbonye icyo nsengera neneho kabisa. Iyi Imana igiye gusubiza ihera kuri uyu mubyeyi ukeneye uruganda rw'akawunga, hanyuma uyu nguyu agahereza akazi bano. Imana nikunda abantu bahora imbere bayisaba ngo duhereza aka, ihereza wa muntu wagize inzozi zagutse, wa wundi nawe akagirira ba bandi bari hasi ye umumaro. Mbwira uwo muntu muri Kongo usaba ibintu bifatika kugira ngo uzagirire famiye yanyu umumaro. Murimo murabyumva? Nusaba Imana akazi, bwira Imana ngo mpa akazi kari VIP kugira ngo famiye yose yayindi yirirwa isenga ngo Mana bizagenda gute. Ujye ubabwira uti muze nashinze uruganda muze mbaha akazi. Bazajya bahora babwira Imana ngo Mana bose wacu umugirire neza kuko akazi gahagaze byarangira. Bwira umuntu muri Kongo gira inzozi zagutse Imana izikoreremo. Gira inzozi zigize gute?
abantu bakoreye perime bari hano tuzamura ibiganza. Perime banayibonye cyangwa se provisoire. Mbere yuko ujya gukorera provisoire ni ukubanza kugira igitekerezo cyo kuvuga ngo nanjye nzatwara iyanjye modoka. Murimo murabyumva? Hanyuma ugakura za nzozi mu mutwe, ugatangira urugendo rukujyana kujya gukorera provisoire. Uyu mugoroba ndashaka ukura inzozi zawe mu mutwe, utangire uzishyire mu bikorwa. Imana izasanga uri mu bikorwa, Imana ishyigikira ibikorwa byawe. Ngo Mana ngo mpereze itariki y'ubukwe. Imana iguhereze itariki y'ubukwe? Ariko neneho nishana. Ngo profe ngo ndebera ko yari uwanjye. Kurebere ngire gute? Ko neneho ejo bundi hari umusore, umwana w'umukobwa yaraje arandirira. Byagenze gute se? Ati profe, ati umuhanuzi aransenyeye. Agusenyeye ate? Ati nageze ku muhungu w'umusore w'umuhanuzi, mugezeho mujyanira fiance wanjye ngo andebere kuyu nguyu tuzabana. Umusore nawe nta fiance yigize gute yifitiye, atabwira ati uwo nguwo si uwawe ahubwo ni njyewe wawe. Buri wese akururagira gute? Byemera. Uyu mugoroba tugiye guhinduka intare, kuko Yesu dukorera n'intare yo mu muryango wa Yuda. Ngira uwo muntu muri Kongo iyambura agasuzugura abantu bamaze kukwambika, agasuzugura abantu banyambitse ndagahaza. Mwereze ikiganza umubwire ngo haguruka wivugire, kuko nta muntu uzakuvugira. Ngiye guhaguruka mvuge, ngiye guhaguruka ngwane, kuko nshyigikiwe n'Imana. Mvuga akantu mumbarize ngo ufite Imana? Niko ufite Imana? Ufite Imana? Ugendana nayo, urarana nayo, ubana nayo, umwanzi wawe ntiyongere kugutera ubwoba. Muririmbyi Thierry haravuga ngo nishimiye ko Yesu ankunda. Undi aravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda, haravuga ngo nda amahoro, ngo naho napfa nda amahoro. Undi yuzuye umwuka wera aravuga ngo reka gutinya ibizakuba, Imana izakurinda. Reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Reka gutinya umurozi, Imana iravuze ngo izakurinda. Reka gutinya abakuvuga nabi, Imana izakurinda. Ibi byose twirata mu busa, katwirate Yesu. Twirate nde? Rabo karamo sete. Papa, haguruka nkubwire. Ngira uwo muntu muri Kongo irate Yesu wenyine gusa. Bareke. Murimo murareba uyu mugabo? Iyi myenda wambaye ni yande? Ni yanjye. Iyi myenda ni yande? Barizo umuntu muri Kongo uwo mwenda wambaye ni uwande? Si wowe wiguriye? Si uwawe? Mubwire ngo nawe ntabwo ari uwawe, nubwo ufite si uwawe. Hari abatabyumvise. N'uwo mwenda wambaye ni intizanyo y'Imana. Uzi impamvu? Mwese ntimwaje mwambaye? Nugera mu rugo urayiraramo cyangwa urayikuramo uyimanike. Urabwira Yesu ngo akira ibyawe, ni wowe wabintije uyu munsi. Ntabwo uwo mwenda wambaye ari uwawe. Jya kwiyicarira. Ngira uwo muntu muri Kongo nta kintu cyawe na kimwe ufite. Mubwire ngo korera Imana, kuko n'ibyo ufite byose ni intizanyo. Iri koti nambaye ni intizanyo. Izi nkweto nambaye n'izo nkweto wambaye byose ni Yesu wagutije. Aravuga ngo reka mbara, twibutse ko hari uwacitse akaguru, amaraso arimo arava, inkweto yajugunye n'ibyo yari afite byose yashyize hariya. Kandi nawe wibutse ko nugera mu rugo ugiye kuryama, urakuramo imyenda yose uryame, ubwire Yesu ngo dore ibyo wantije. Muri
muri gariderobe hari iri umuntu muri kwe ngo ntubuze kurabyuka ngo wongere unambare. Korera Imana, korera Imana. Ngiri umuntu muri kwe ngo korera Imana, reka kwirata yewe. Mana yabwiye ngo bwire buri muntu wese ibintu bigushuka n'agakingirizo bireke. Korera Imana. Umukobwa mwiza yambara mini agashyitsa hano akagenda arata amaguru ngo ni umukobwa mwiza, ndasa neza. Abasore bakirirwa baka nimero uri mwiza. Ngira umuntu muri kwego iyo ugeze mu myaka 50 wongera kwambara mini y'amaguru meza bahari cyangwa basigaye ari imitsi. Ngira umuntu muri kwego ibigushuka n'uburabo have byigushuka shaka Yesu. Ugeze mu myaka 60 imitsi be yahagaze itya. Neno ujya gushaka igikanzu kigeze hano nta muntu bikubwirije. Ngira umuntu muri kwego korera Imana nawe bikubwirije hari igihe kizagira nawe ukibwiriza. Imitsi yamaze kuba ubururu ntiureba, nta muntu wongera kukubwira ngo ufite amaguru meza, uragenda ugahisha. Sigara wereka abantu udufoto byararangiye. Ngiri uwo muntu muri kwe ngo ibikurangaje n'ubusa, rangazwa na Yesu gusa. Rangazwa na Yesu. De l'homme regarde ya face. Ese hari umuntu muri riteraniro wumva ushaka gukizwa agashaka mu maso y'Imana akavuga ngo ngewe ibi bintu nabagamo ndabihanze, ndashaka gukorera Imana. Uhaguruke aho. Imana iguha umugisha my sister. Papa barikiwe. Dukomere Imana amashyi tuyivugirize. Muri benshi mukomere Imana amashyi kubwa. Ubutumwa bwose twabwiriza tutabonye abantu bakizwa ngo bihane tuba turaruhiruza. Imana ibampera umugisha kandi ngiye kubasengera. Ubu hagurutse ukamara amazi imbaga y'aba bantu ukavuga ngo ndashaka gukizwa, nukuri mu ijuru bararemye igitabo. Ese wowe mbabaze reba umuntu mu maso muri kumwe mubwire ngo nta manyanga uzi Imana yatwikiriye yawe. Niko nta manyanga uzi Imana yatwikiriye yawe, ikakwimana ikanga ko wandagara, ikakwimana ukanga kuseba, ikakwimana. Ubu hari abantu bari hano bakoze amanyanga yakabajyanye muri gereza, ariko Imana iravuga ngo nibura umunsi umwe kizagera hariya gikizwe, reka mbe ngitwikiriye. Murebe mu maso ubwire ngo twiseke kabisa n'Imana yahabaye, twiseke twongere dushaka Imana. Bwira Imana ngo mbabarira ndatsinzwe. Mana ndatsinzwe, mutima wanjye uratsinzwe, mutima wanjye wuzuye ishavu. Kaduhombeka amaso yacu, hombeka amaso yawe uvugane n'umutima wawe. Rabu shete ya bus. Bwira Imana ngo ndatsinzwe. Niba hari icyaha kigutandukanyije n'Imana, ntihagire umuntu ubwira ngo narasambanye naragize gutya nagiye mu bapfumu. Oya, vugana n'umutima wawe ububwire ngo ndashaka gukizwa ngiyo. Robo tete kete na la. Imana iragushaka wa mukobwa we, Imana irashaka uyikorere. Yesu yamenye amaraso ku bwanjye nawe. Yesu bamuteye icumu mu rubavu ngo ava amazi n'amaraso bivanze, nta wundi yaziraga n'ijye nawe. Mpamvu utarapfa ni ukubera amaraso ya Yesu. Akivuga ngo hari igihe azagaruka akangarukira. Wishukwa n'umubiri, wishukwa n'amafaranga, wishukwa n'ubwenge bwawe n'amashuri wize, wishukwa n'abantu ufite bakomeye ngo bazagira icyo bakumarira. Oya, munsi Imana yagukuyeho amaboko
abo wiringiye bose nibo bazakujugunya mu bo. Cyiza garukiraho ubwenge, amashuri, icyubahiro ubishyire hasi. Uyu munsi ushobora kumva ko ukomeye, ariko hari isaha n'itariki uzagera ugakenera Imana. Hari isaha uzagera ugakenera Imana. Hari umunsi uzagera ukabwira Imana ngo Uwiteka we, neneho ndakuruzi. Wahakana imbaraga z'Imana, wavuga ko Imana itabaho, wavuga ko abasenga ari abasazi, ariko umunsi uzaba uri muri koma nibwo uzamenya ko Imana ibaho, ya yindi uvuga ngo ntabwo ibaho. Icyiza garukiraho ugeze. Rebotelebos wabura umukobwa mwiza cyangwa se umusore mwiza, ugasuhuza bushaka budashaka ukabareka. Jya umenye ko iyo abiguhaye ishoboye kubikunyaga, ibyo bigushuka bizashira. Impamvu mukora ibyo ngibyo nuko muri bazima, mufite amaguru meza n'amaboko mazima, mufite imibiri myiza na kikubongamiye. Ibyo bigushuka bizashira. Ibigushuka bizashira mama, my sister, bizashira. Uburanga bwigushuka. Hari umukobwa wari mwiza bamusuka hasida, uburanga burangirana n'uwo munsi. Tugiye gusenga iri sengesho, avuga ngo Mwami Yesu, ndatsinzwe, mbabarira. Hari imihango mibi nanyuzemo, hari ingeso mbi nanyuzemo, kuva mu bwana bwanjye kugera uyu munsi. Nahuye na byinshi bituma ntagukurikira Yesu. Waremeye ukomeza kundinda. Uyu munsi mfashe icyemezo, Mwami Yesu, nyambika imbaraga. Ndashaka kuzinukwa buri cyaha cyose. Komera Imana amashyi. Mwicare Imana ibahe umugisha.